Ni bamwe mu baturage biganjemo abagore n'abagabo batuye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare bavuga ko ikibazo cy'ubushoreke gihangayikishije aho umugabo cyangwa se umugore bashobora gucana inyuma ntacyo bikanga. Ibi ngo biterwa ahanini no kuba abantu hari igihe beza imyaka babona amafaranga bakayajyana mu tubari bigatuma bashobora kuhamenyanira bikarangira bagiye mu bushoreke. Ibi ngo bisenya imiryango imwe n'imwe bikanakurura amakimbirane mu muryango. Abagabo ni ugufata neza abagore babo, abagore nabo bakumvira abagabo, ibindi Imana ikabibamo bakanasenga. Uko umugabo agenda akajya kunywa, yagerayo nyine agasanga abandi bagore akanywa, akaza abona ko umugore we atari umugore, saho se bituruka bajyayo bajyayo ubwo nabo amafaranga baba bafite nyine iyo myaka yeze baba bafite amafaranga. Ibyo bintu ntibishobora gutera ubushoreke. Umva nawe ra none se ubwo babwiba ntibacana inyuma nyine bacana inyuma. Abagore muri iki gihe rero kubera kugira mu rugo umugabo akakubwira nabi, umugore akakubwira nabi, amubwira ati mpereza Kenya ntabyumve neza, warangiza none nawe kubera ko niba ushaka ukuntu nyine mwakuba ku rugo yakubwira nabi ukabona nawe urivumbuye muri wewe. Ubwo rero kubera ko akubwiye nabi ukijyamye, ubwo rero akajya gushaka abandi bo hirya nyine. Aho byapfiye abagore nta mugore w'inaha ngaha udakunze kujya mu makabari, ubwo yamara gutsinda akiyandarika muri ubwo buryo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rwimiyaga buvuga ko ikibazo cy'ubushoreke muri aka gace ahanini biterwa nuko hari ahantu haturwa n'abaturage benshi baturutse mu turere n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Gatunge Sam, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimiyaga, avuga ko ubuyobozi bwashyizeho ingamba zitandukanye zigamije gukumira no guhangana n'iki kibazo. Boneka ari ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru, ahubwo ikibazo gihari ni kimwe. Aha kubera ko usanga hari amahirwe menshi akomeye cyane yaho abaturage bagenda bagana aka karere kacu bitewe n'ibyiza bihaba, cyane cyane uburyo bw'imirimo, ubutaka bukirera, ubutaka buhari bunini, ibyo byose bigenda bikura abaturage kugira ngo bashe kuboneka. Ibyo rero usanga rimwe na rimwe ugasanga umugabo yasize umugore aho yavuye, yagera inaha ngaha ukabona yongera ashatse undi, ariko kumushaka ntabwo bamushatse mu buryo bwemera amategeko, ahubwo usanga yamushatse byandi byo kwibana ku bwumvikane bwabo. Ibyo rero akenshi bikubwira wumva ko ari ubushoreke, ariko ubundi ku bantu twamaze kwigisha bamaze kumenya gushaka mu buryo bwemera amategeko, usanga rimwe na rimwe icyo atari ubushoreke, ahubwo usanga ari cya kintu dushishikariza abantu kugira ngo bahitemo ndetse babashe gusezerana mu buryo bukurikije amategeko kugira ngo babashe kumenya uburenganzira bwabo. Ubushoreke haba ku bagabo cyangwa ku bagore buteza ingaruka zitandukanye zirimo gusenyuka kw'imiryango, amakimbirane hagati y'abashakanye ndetse n'ubukene bushobora kwibasira urugo. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ikomeza gutanga amahugurwa n'ubujyanama ku bashakanye no ku miryango ifitanye isano n'iki kibazo, hagamijwe kubafasha no kubasobanurira ingaruka mbi zacyo ku muryango no ku iterambere ryabo. Gacinya Regina, mu karere ka Nyagatare.